Abantu benshi bakomeje kugenda bishimira ubukwe bwa Irene Murindahabi ndetse na Liliane Nikuze, ariko nanone abenshi bakomeje kugenda bibaza ibibazo byinshi bitandukanye. Ngira ngo kimwe mu bibazo birimo kwibazwa ni ikibazo cya Vestine na Dorcas ndetse n'umugabo wa Vestine witwa Idrissa Uwedrawogo. Ngira ngo byo bimaze kugenda byibazwaho n'abatari bakeya, kandi koko navuga ko ni ikibazo abantu benshi bakagombye kwibazaho, kubera ko biragaragara ko Vestine atari muri buno bukwe, biragaragara ko Dorcas atari muri buno bukwe. Wenda ntabwo turi buze kubitindaho kubera ko turabizi ko bamaze gutandukana, kandi nubwo wenda batugaragarije ko batandukanye neza, ariko byagaragaye ko batigeze batandukana neza nk'uko bo bagiye babitangaza mu itangazamakuru. Ariko nanone abantu bakibaza bati ese ntibari gupfa gukora uko bashoboye, wenda bakaza bakamupfa gasoni cyangwa se bakabeshya itangazamakuru kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko nanone icyo si cyo kijya bibazo nyamukuru, ibyo ngibyo turaza kubigarukaho. Ariko hari ikibazo cy'umugabo wa Vestine witwa Idrissa Uwedrawogo. Idrissa Uwedrawogo yagaragaye muri bino birori, yagaragaye muri ubu bukwe bwa Irene Murindahabi ndetse na Liliane. Navuga ko ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu byatunguye abantu barabibonye baravuga bati ahangaha harimo ikintu gikomeye, ahangaha harimo ubugambanyi, ahangaha harimo ikibazo navuga ko kiri seriye, ndetse cya kibazo abantu benshi bageraho bakavuga bati ibi bintu nta kuntu uwitwa Vestine atagombaga gufata inzira ngo yigendere cyangwa se akuremo akekaringe. Ngira ngo abantu twagiye dutekereza ibintu byinshi cyane, twibaza icyabaye hagati ya Idrissa ndetse na Vestine na Dorcas, ndetse n'aka kanya tuvugana abantu twidukomeje kugenda twibaza tuti se byashoboka ko Vestine yaba agikundana cyangwa se kibana na Idrissa Uwedrawogo, wenda bakaba barongeye kwiyunga. Ariko ahangaha ibisubizo ngira ngo bitangiye kugenda bijya hanze, nawe ubwawe nk'umuntu utekereza ushobora kuba wabyisubiza, kubera ko kuba tubonye Idrissa ahangaha Vestine adahari, tukaba tubona Idrissa ahangaha Dorcas adahari, bigaragaza ko uwitwa Idrissa Uwedrawogo na Irene Murindahabi ari abantu b'inshuti za hafi, ariko ari abantu basa nkaho bahujwe na Vestine. Hanyuma Vestine we akaza kuba yarameze nk'iturufu cyangwa se ikarita yari irimo gukinwa, bikaba ari nayo mpamvu yatumye Vestine ahita yanga uwitwa Irene Murindahabi ndetse n'ibikorwa bye byose, kubera ko nawe nyine birumvikana ntabwo ushobora gukomeza gukorana n'umuntu wagukinye umukino wo kukuzana mu nkundo ndetse zo gutuma ushaka umuntu utakagombye kuba warashatse. Umuntu Irene Murindahabi yarazi ko ashobora kutagwa neza Vestine bitewe nuko yari akiri umwana mwiza, yagombaga kumushakira undi muntu mwiza cyane. Ariko ibyo ngibyo si cyo kibazo, ahubwo ikibazo nuko batandukanye. Hanyuma nuko Vestine na Idrissa batandukanye, hanyuma uyu nguyu Irene Murindahabi agakomeza kuba inshuti y'uyu nguyu witwa Idrissa Uwedrawogo. Numva ko harimo akagambane, urumva niba ari we wabahuje, hanyuma agatandukana n'uwitwa Vestine akaza kwahukana, ndetse birangiye nabi cyane, anamuteye inda yo kubyara umwana babyaranye. Hanyuma uwitwa Irene akagumana n'uyu Idrissa. Bivuga ko birashoboka cyane ko Irene yari afite inyungu nyinshi yashakaga muri Idrissa, hanyuma aza gushora Vestine kugira ngo izo nyungu akomeza zibone, kubera ko Irene ni umuntu tuzi ko asanzwe akina deal zikomeye, ni umuntu dusanzwe tuzi ko ni umu businessman, abashaka amafaranga uko byagenda kose. Bikaba byanashoboka tukavuga tuti ese bundi wa mugani wasanga uyu nguyu Irene Murindahabi yarakoresheje Vestine nk'iturufu yatuma agira atya agakundana na Idrissa bakabana, kugira ngo wenda hagire business Irene akorana na Idrissa Uwedrawogo. Abantu rero batunguwe, bamwe bumiwe baravuga bati ibi bintu ntabwo byumvikana, ibi bintu biradutunguye cyane, ndetse navuga ko bihise byigaragaza ukuri. Tumaze kubona ko Vestine atabana n'uyu nguyu Idrissa Uwedrawogo, kuko nta kuntu baba babana ngo ave muri Canada hanyuma ngo atazana na Vestine, ndetse n'ibindi byinshi. Nyine ubona ko ahangaha hagaragayemo umukino munini cyane. Ikindi kintu cya kabiri rero cyatunguye abantu muri buno bukwe bwa Irene Murindahabi ndetse na Liliane
navuga ko harimo ikintu cyitwa kuba uwitwa Aisha inkindi. Aisha inkindi yahagaragaye, ni ukuvuga ngo abantu benshi twari dusanzwe tuzi ko Aisha ari umuntu ukundana na Irene Murindahabi kuva kera, cyangwa se ntabwo bigeze bidutangariza, ariko wareba ukuntu baganira mu biganiro ukabona ko harimo akantu. Noneho nyuma tuza kubona ko bigaragara ko Irene adakunda cyane Aisha, ahubwo Aisha yikundira Irene nyine kwa kundi ushobora kureba umusore bitewe n'uko mubana mu buzima busanzwe ugatangira kumwiyumvamo. Ibyo ngibyo bijya biba ku bakobwa benshi, ukavuga uti uyu musore ni mwiza, uyu musore yujuje ibintu byose nshaka, uyu musore why not nyine ngewe ntamwereka amarangamutima yawe, noneho amarangamutima yawe akakuganza. So rero uyu nguyu Aisha nawe abantu benshi bari bategereje ngo barebe ese Aisha ari buze kuza muri buno bukwe. Kuza kubona rero tuza kureba kuri video, tuza tubona Aisha aragaragaye, tuza tubona Aisha nawe yaje mu bukwe bwa Irene Murindahabi ndetse na Liliane. Ndavuga ni rero hangaha nta kundi ubwo nyine uwitwa Aisha yarabyakiye, kubera ko ubundi baca umugani ngo ubuze uko agira agwa neza. Navuga ko Aisha nawe rero yaguye neza, akavuga ati rwose ahangaha ngiye ndemeye, rwose nemeye ibyabaye, kubera ko n'ubundi ntabwo yari guhata Irene Murindahabi, kubera ko Irene Murindahabi ni umuntu ukuze cyane mu bijyanye n'urukundo, ni umuntu washatseho hanyuma aza gutandukana n'umugore we wa mbere, baza no kubyarana umwana akunda cyane rwose. Irene yavuze ati ngewe ikintu buriya umunsi mama yari yitabye Imana ngewe nari ngiye kwiyahura habuze gatoya, ariko nza kwibuka ko naje kubona umwana wanjye nkimubona, ndavuga nti ahangaha ngomba kubaho kugira ngo mbereho uyu mwana. Hanyuma abantu rero bikaba bigaragara ko ari umuntu usanzwe uri intellectuel mu bijyanye na relationship, ku mibanire n'abantu n'abakobwa cyangwa se igitsina gore. Rero kuba yari guhitamo Aisha byari kugorana, kabone nubwo wenda navuga ko bari aba best friend, ariko kuba yari kumuhitamo byari kugorana. Aisha rero nawe yambaye rwose yikwije, ngira ngo mwabibonye, ndetse hari n'abandi basitari bakomeye cyane, barimo ba Rocky Kimomo, abasitari barimo ba Rugajuriga, abarimo ba Chris Easy, abarimo ba Sankara the Premier, abarimo nabonye abitwa ba Kimenyi Tito, ndetse n'abandi benshi. Harimo abasitari benshi bagiye bagaragara muri ubukwe bwa Irene Murindahabi. Navuga ko n'ubukwe bwabaye bwiza, n'ubukwe navuga ko buri muntu wese yifuzaga kureba, n'ubukwe navuga ko abantu twitutegerezanyije amatsiko tuvuga tuti se ubukwe bwa Irene buraba bumeze bute. Rero nuko nguko byagenze, ariko nyine nayibonye ko Vestine nigeze hagaragara, Dorcas nigeze hagaragara, hagaragaye umugabo nyine wa Vestine, bikaba ari ibintu bidasanzwe, bikaba ari ibintu biteye n'ubwoba, ahubwo niba ariko nabyita, kubera ko ntago byumvikana ukuntu uyu mugabo wa Vestine yagombaga kugaragara muri buno bukwe. Bigaragaza akagambane, bigaragaza rwose ko Irene Murindahabi afitanye umubano wihariye n'uyu mugabo, kandi twabonye ko ari umugabo utari mwiza tugendeye ku ruhande rwa Vestine, kubera ko Vestine niwe twakunze, Vestine niwe navuga ko watumye tumenya cyane Irene Murindahabi, Vestine niwe watumye tumenya uyu mugabo Idrissa Wedrawogo. Rero kubona uyu mugabo ari hano navuga ko byabari ibintu bitari byiza cyane, ariko nta kundi twabigenza. Ngayo ngoko rero dukomeze kubana.